Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye tayi wacu Breeze, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko ntazabima kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami, reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko mu mujyi wa Kampala. Aherereye umusore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa Tayi wacu Breeze, yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melody. Bruce Melody tariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 yavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, afata rutema ikirere yerekeza mu gihugu cya Uganda ari kumwe na Ken cyangwa se umwe mu bareberera inyungu z'uyu muhanzi witwa Tayi wacu Breeze cyangwa se Bruce Melody. Ayo nawe akaba ari umwe mu nkingi za mwamba mu bagize Rebo 155 AM Bruce Melody abarizwamo, akaba ari Rebo ireberera inyungu z'uyu muhanzi ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melody akimara kugera mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala, hasohotse akavideo Bruce Melody ari kumwe na Pallaso Music, umwe mu bahanzi bakomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda. Navuga ko ari umwe mu bahanzi bamaze kugira izina rikomeye cyane muri East Africa, n'umwe mu legend umuziki wa East Africa ufite, n'umwe mu bahanzi hano muri East Africa bagiye bakora indirimbo zikaba hit ku rwego ruri hejuru. Uyu muhanzi ukomoka mu gihugu cya Uganda akaba afite indirimbo yakoranye na Bruce Melody, ni indirimbo igomba kujya hanze mu kwezi kwa kabiri tugiye gutangira. Bruce Melody akaba yarekeje mu gihugu cya Uganda kugira ngo iyi ndirimbo ibashe gutunganywa by'umwihariko mastering neza, ibintu bikomeze kugenda neza cyane ndetse ibashe no gukorerwa video. Mu masaha make atambutse nibwo Bruce Melody yashyize ifoto hanze agaragaza imwe mu nyubako zikomeye cyane ku isi ya Washington, akaba ari imwe mu nyubako navuga ko ibarizwamo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nyubako Bruce Melody kuba yayipostinga ahagaze imbere yayo, ni ukuvuga ko ashaka kugaragaza cyangwa se kwibutsa abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu batuye za New York City, za Washington DC, abantu batuye za Dallas, za Texas ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akomeza kubibutsa ko mu kwezi kwa gatatu azakora tour, nibyo bise nibyo navuga ko Bruce Melody yise Bruce Melody Tour America, cyangwa se Bruce Melody azaba azenguruka imijyi igera kuri 15 iriherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No kuvuga ngo azakora ibitaramo muri Leta 15 ziherereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari ibitaramo Bruce Melody azakora afashijwemo na management ya 155 AM, dore ko ubu aka kanya tuvugana uwitwa Coach Gaelk akaba ari we CEO w'Irebo ya 155 AM kuri muri aka kanya, akaba ari kubarizwa Dubai aho yerekeje nyuma igihe yaramaze gutandukana na Bruce Melody ndetse na Harmonize. Bruce Melody avuye hano mu Rwanda yerekeza mu gihugu cya Uganda, Harmonize avuye hano mu gihugu cy'u Rwanda asubira iwabo mu gihugu cya Tanzania hariya Dar es Salaam, mu gihe Coach Gaelk yerekeza i Dubai, akaba araza kuva i Dubai yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bruce Melody nawe nava mu gihugu cya Uganda araza agaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubundi indirimbo yakoranye na Pallaso ijye hanze, dore ko afite n'andi ma projet menshi agomba gusohora muri uku kwezi kwa kabiri tugiye gutangira. Ubundi ahita afata rutema ikirere mu kwezi kwa kabiri, mu mpera z'ukwezi kwa kabiri yerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agiye gukora ibitaramo bigiye bitandukanye bizamufasha by'umwihariko ndetse akanakuramo n'amafaranga by'umwihariko azamufasha muri uyu mwaka wa 2023. Icy'ingenzi kuri Bruce Melody si amafaranga azakura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icy'ingenzi kuri Bruce Melody ni ukujya guhura n'abantu be. Bruce Melody icy'ingenzi ni ukujya kwereka ba bantu bamukunda bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ba Abanyarwanda bavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda bakajya gukomereza ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kuri uyu munsi kuba babona umuhanzi Bruce Melody amaso ku maso bikaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ntabwo kuri aka kanya wambwira ngo umuntu ageze ku rwego rwo kuba yavuga ngo Bruce Melody yakoze igitaramo muri BK Arena uhita utega uve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uze kureba igitaramo hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari cyo kintu cyonyine kikuzanye. Biragoye, nakubwiza ukuri ko ari abantu bakeya bashobora kubikora. Mu gihe ibyo bintu bidashoboka, ikintu nka 155 AM ibigomba gukora, bagomba gufata umuhanzi nka Bruce Melody bakajya kumwereka abantu, cyangwa se Bruce Melody akava hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwe ku giti cye akarekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi agakora ibitaramo birenga 15 ara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkubwiza ukuri ko abantu batuye za Texas,
abantu batuye za Dallas ndetse n'indi mijyi igiye itandukanye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazabasha kwenjoyinga indirimbo z'uyu muhanzi bagiye bakunda, yaba indirimbo Katerina, Bado, Katapira, Ikinyafu, Abu Dhabi, Ikinya ndetse n'izindi zigiye zitandukanye umuhanzi yagiye usohora zigakundwa n'abatari bakiri ko by'umwihariko abanyarwanda batuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko hari n'abandi abavuye muri za Uganda, mu Burundi, za Tanzania, za Kenya, za South Africa, za Zimbabwe baba baragiye kwiturira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bashobora kumva ngo Bruce Melody nk'umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda nka brand yavuye hano muri East Africa ikerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba babasha kugira icyumweru kiza cyangwa se bakagira ukwezi kwiza ko kwishimana n'uyu muhanzi ukomoka ku mugabane wa Afurika. Les amis, Bruce Melody featuring Pallaso, Bruce Melody featuring Johnny Froga and Lebo Chapo coming soon. Les amis, ndagushimiye wese mu kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazahema kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Indirimbo ya Bruce Melody ndetse na Pallaso akaba ari indirimbo iri gukorerwa amashusho n'uwitwa Sasha Vibe, n'umwe muri ba video director bakomeje kwigaragaza guhera mwaka mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 kugeza n'uyu munsi mu mwaka wa 2023. Sasha Vibe navuga ko ari umwe muri ba video director bagiye bakirwa neza cyane n'abakunzi ba Bruce Melody ndetse n'abakunzi b'umuziki w'u Rwanda muri rusange. Les amis, see you, love you so much.